Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu yanditswe na Mariko. Umunsi umwe Yesu yongera kwinjira mu isengero maze ahasanga umuntu wari ufite ikiganza cyumiranye. Ubwo bagenzuraga Yesu ngo barebe ko amukiza ku munsi w'isabato bagira ngo babone icyo bamurega. Nuko abwira uwo muntu wari ufite ikiganza cyumiranye ati haguruka uze hano hagati. Maze arababwira ati ni iki cyemewe ku munsi w'isabato, ari ukugira neza cyangwa ari ukugira nabi, ari ugukiza umuntu cyangwa se kumwica? Nyamara bo baraceceka. Nuko abararanganyamo amaso arakaye ashavujwe n'imitima yabo yanangiye. Niko kubwira uwo muntu ati rambura ikiganza cyawe. Nuko arakirambura kirakira. Abafarisayi basohotse bahera ko bajya inama n'abaherodiyani yo gushaka uko bamwicisha. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Umwanditsi w'Ivanjiri Mariko akomeje kutubwira ibikorwa byiza bya Yesu Kristo, ibikorwa biranga ineza y'Imana, ibikorwa biranga impuhwe z'Imana n'urukundo rw'Imana. Ibyo byose Imana ikabikora igira ngo ihe umuntu agaciro. Yesu Kristo akomeje kwirengagiza ya mategeko y'abafarisayi n'abaherodiyani nk'uko babatubwiye n'abandi bategeka b'idini ya Kiyahudi bashyize isabato hejuru kurusha muntu, ngo bari barimo bamugenzura, bagenzura ko aza gukiza uwo muntu wari ufite ikiganza cyumiranye. Kuri bo ntacyo ububabare bwe bwari bubabwiye, byari ibisanzwe. Bakumva ko ntacyo bivuze kuba Yesu yamukiza. Abanyarwanda baravuga ngo agahwa kari kundi karahandurika. Ubwo nako gahwa rero icyo kiganza cyumiranye uvuga ko kigumye gutyo kuri uwo ngo nta kibazo, ariko umutima w'Imana ntabwo ari ukukora. Twumvise ejo Yesu avuga ati isabato yashyiriweho umuntu, ntabwo ari umuntu washyiriweho isabato. Iyo mpamvu rero atajijinganya na gatoya, ahubwo ahamagara wa muntu. Uwo muntu nta n'ikintu yari amusabye, nta n'icyo yari amubajije, ariko amurebana indoro y'impuhwe, aramubwira ati ngwino hano rwagati, kugira ngo bose babone ikibazo cye, nubwo yari azi imitima inangiye y'aba Bayahudi. Niko kubabaza rero, niba umunsi w'isabato wemera ko umuntu agira nabi cyangwa agira neza, yakiza umuntu cyangwa se akamwica, ariko baraceceka. Bari kuvuga iki se nyine ko ntacyo bari bafite? Umutima wabo wagumye kunangira, umutima wabo uguma kutumva. Umutima w'aba Bayahudi w'abafarisayi wari wumiranye kurusha ikiganza cy'uyu muntu, wumiranye, utumva Imana, udashaka kwakira Imana, udashaka no gusubiza. Ngo baramwumva baraceceka. Kandi Yesu yahagurukije wa muntu, kumubwira ngo haguruka ni nko kumubwira ngo ndagutegetse ngwino mu buzima. Yesu Kristo yagiye kumusubiza ubuzima bushya. Kuba wari ufite ikiganza cyumiranye yari kubaho gute se? Kandi umuntu atungwa n'amaboko ye, umuntu atungwa n'ibiganza bye. Ni ukuvuga ko yari ameze nk'uwacira urubanza rwo kubaho igihe cyose asabiriza, atunzwe n'abandi, nta kamaro kamwe yakwigirira. Yesu rero yashavujwe cyane n'imitima y'abafarisayi yari inangiye. Si ubwa mbere byari bibayeho, Imana ishavuzwa n'imitima inangiye y'abantu. Yewe no mu butayu igihe Abayisiraheli bavaga mu Misiri, bijujutiye Imana mu buryo bwinshi, barayigerageza. Tuzi n'ibice byinshi cyane, ariko twibuka nk'aho bashakaga amazi, batuje kutwicisha inyota
bitotombera Musa bati uje kutwicisha inyota muri ubu butayu. Nawe yabwira Imana rero, Imana yabwira iti kubita iyi nkoni urutare ruravukamo amazi. Urwo rutare nta rundi niyo mitima inangiye, imitima idashaka kumva, ikeneye gukubitwa iyo nkoni kugira ngo ayo mazi abashe kuva muri iyo mitima yabaye urutare inangiye ikomeye. Iyo mitima rero ushobora gusanga ari imitima yacu, ushobora gusanga umutima unangiye ushavuza Imana ari uwo nguwo natwe dushobora kuba twifitemo. Umutima udashaka kurekura, umutima udashaka kubabarira, umutima udashaka kwakira Imana no kwakira bagenzi bacu. Uwo mutima rero ubunangiye, umutima nk'uwo nguwo ushavuza Imana. Mutagatifu Faustina mu byo yabwiwe mu butumwa atanga avuga yuko Imana ibabazwa cyane n'inabi iguma gucumba mu bantu, kandi Imana y'abantu yarabagiriye neza. Ni gute ineza Imana yagiriye abantu badashobora kuyiyitura? Ni ukubera umutima unangiye. Ibikorwa bibi byose tubona bituruka mu bantu byose ni ukubera imitima inangiye. Ese bavandimwe, twebwe nta ngingo z'imibiri yacu zagombye kudufasha kubana neza n'Imana, ariko ugasanga nazo zumiranye nk'uko uyu muntu yari afite ikiganza cyumiranye. Natwe ku buryo twaba dukeneye ko Yezu aduhagurutsa, tubwira ati muhaguruke musubirane ubuzima. Ntiwasanga umunwa wanjye warumiranye uvuga ibibi gusa, usebanya, utukana, atari wa munwa uza kwamamaza ijambo ry'Imana, usenga, wamamaza inkuru nziza. Se ntiwasanga amaso yanjye yarumiranye, ari amaso yirwa areba ibitera soni, urukoza soni, ari amaso yirwa areba agenzuje iby'abandi kugira ngo abacire urubanza nk'abafarisayo ngo bagenzuraga Yezu. Kandi Zaburi tubwira ko tubitemeye kugenzura ibikorwa by'undi muntu, uharanira ubutungane ntagenzura ibikorwa by'undi muntu. Amaso yacu aho ntabereyeho kugenzura gusa, kujora, kureba ibitagenda gusa, kandi hari byinshi Imana yaduhaye byiza. Ese amatwi yacu ntiyumiranye, ashobora kuba yahitamo kwiyumvira ibyiza, ibibi gusa, agashimishwa no kumva udukuru twatundi dusebanya tudafite aho duhuriye no gufasha cyangwa guteza imbere agaciro ka muntu. Twa dukuru ushobora gusanga twumva tutagira icyo tutwigisha, tutagira icyo tutwubakaho cyangwa tutwubakamo. Amatwi yacu atumiranye yashimishwa mbere na mbere no kumva ijambo ry'Imana mbere na mbere, hanyuma iryo jambo ry'Imana rikagenda rigacengera muri wa mutima nawo wumiranye, hanyuma rikawuvuramo amasoko y'amazi. Ese ibirenge byacu ntabwo byumiranye ku buryo tudashishikarira gushyira abandi inkuru nziza, tudashishikarira gusura abarwayi, tudashishikarira kugemurira Ukaristiya abayikeneye barembeye mu ngo, tudashishikarira kujya aho Nyagasana twohereje muri ba bandi baciye bugufi, n'ibindi n'ibindi. Niba hari aho dufite humiranye, natwe dusabe Nyagasani kugira ngo abashe kudukiza, kugira ngo natwe atubwire ati rambura ikiganza cyawe, nk'uko yabwiye uyu nguyu ati rambura ikiganza cyawe, hanyuma amaze kukirambura arakira. Dukeneye natwe kurambura ibiganza byacu. Ibiganza byacu tugomba kubirambura nk'Imana. Imana iduhereza akaboko kayo, iduhereza ikiganza cyayo kugira ngo tuzahure, idukure mu bibi tuba twarazikamyemo. Natwe rero duhamagarirwa kurambura icyo kiganza. Ikiganza cyacu gusanga cyarumiranye, ari cya kiganza gifunga aho kurekura,
ari cya kiganza cyagombye natwe kuzahura guhagurutsa abari hasi, abadashobora kwihagurutsa. Icyo gihe rero kiba cyarumiranye, ari cya kiganza kitifuriza abandi neza. Ese ikiganza cyacu ntikihutira gukubita aho gusabira abandi umugisha? Oya, ikiganza cyacu kigomba kuba ikiganza nk'icy'Imana, uko twifuza ko ikiganza cy'Imana ikiduheza kikaduhagurutsa kikatuyobora, Imana ikagenda idufasha akaboko idusindagiza, natwe niko twakagombye kubaho. Bavandimwe rero, dusabe Nyagasani kugira ngo aho natwe twaba twarumiranye, twarabaye nka bwa butaka bw'agasi bwabuze amazi bukumirana, kandi Nyagasani bamutikuye icumu mu rubavu rwe havamo amaraso n'amazi. Ayo maraso ni bwa buzima butubeshaho, ayo mazi ni ubuzima bwa buri munsi, ubuzima budufasha kubaho kandi tugomba kubana n'Imana. Ayo mazi rero ntabwo agomba kuduca ku ruhande, tugomba natwe kubaho dutoshye, kubera ko tunywa kuri ayo mazi Imana iduha umunsi ku wundi. Ntabwo tugomba kumirana, ahubwo tugomba kuba dutoshye, dutoheye abandi, dutoheye Imana, dutoheye n'abandi, bityo tukera imbuto nziza zituruka ku ijambo ry'Imana.